Alright, so nita spectacular cyangwa se Kenny Sora afatanyije na Bruce Melody bakubwira ngo ikinyafu. Abangaba kugeza ubu ngubu ni abantu bari muri management imwe cyangwa se lab imwe ya 1:55 AM. Ni nyuma yuko mu minsi mike itambutse nari ndi kukubwira inkuru yuko witwa Kenny Sora yamaje kwinjira muri 1:55 AM. Ni ibintu bitagiye binavugwaho n'abantu rumwe baravugaga bati wowe ugiye kuzima iki n'ibiki byo sinshaka kubigarukaho kuko nta facts zihari, ariko nanone ndashaka kubwira ko Bruce Melody kugeza ubu ngubu yamajije kugaruka mu Rwanda. Ni nyuma yuko yari amaze iminsi mu gihugu cya Kenya aho yari yaragiye kunoza imishinga yiwe y'indirimbo yari afitanye n'abahanzi bamwe na bamwe mu gihugu cya Kenya, akajyana na management yiwe bakaza no kujya gusura umuhanzi bita Bahati. Uyu nguyu bakoranye n'indirimbo yitwa Diana, niyo bamaje iminsi bakoranye. Hanyuma Bruce Melody kuba yagarutse mu Rwanda, hari n'undi muhanzi nawe basa nkaho bahanganye muri iyi minsi bita theBen. theBen ubu tuvugana nawe ni nyuma yuko nawe yari amaze iminsi ari hanze y'igihugu, ubu ngubu nawe yagarutse. theBen yagarutse mbere ya Bruce Melody, ariko umuntu wagarutse mu buryo tutamenya ni Bruce Melody kuko twagiye kubona tubona ari i Kigali, ariko theBen we kabisa byari bizwi ko yagombaga kuza ku munsi w'ejo. Hanyuma aba bagabo bakomeje no kuvugwaho cyane abantu babagereranya bavuga gute ngo Bruce Melody ngari kwiyenza kuri theBen, ngo ahora muvugaho cyane, ngo ari kumuteraho amatiku. Murabizi impaka nyinshi byagiye biteza. Noneho ejo Bruce Melody ubwo yari ari kuri radio imwe yo mu gihugu cya Kenya yarasobanuye aravuga ati rero njyewe theBen yego ntituri inshuti, ntabwo turi inshuti, ariko ngo tujya duhuza. Si turi inshuti cyane, ariko rimwe na rimwe tujya duhura tukavugana bisanzwe, nta rundi rwango njyewe ngirana nawe. Ni nyuma yuko aramaje kuvuga ngo nashaka azazime ntatuzi yamuvomeraga. Hanyuma rero Bruce Melody yamaje no gutangaza yuko bari bafitanye project y'indirimbo yingi twarayitegereje turaheba. Abantu benshi bari biteze indirimbo ya Bruce Melody yakoranye na theBen, ariko ahantu byapfiriye naho Bruce Melody yavuze ati njyewe theBen yarampamagaye arambwira ati tujye muri studio tujye kurikodinga. Bamajije kugerayo Bruce Melody aragenda arikodinga ibyiwe birarangira. Hanyuma ubwo ngubwo nyine kuko umushinga wari wa theBen ari wari wabitangije, byasabaga ko n'ubundi nawe akomerezaho ibyo bavuganye, hanyuma amashusho bakayafata bikarangira. Ariko ubu tuvugana ngo na audio ntiyakozwe, basigaranye amajwi ya Bruce Melody gusa. We arategereza amasahera mu kirere, aravuga ati ubwo ngubwo nakomeje gutegereza ko indirimbo yasohoka cyangwa se bambwira ngo project igeze ngaha ndaheba. Ntegereza ko bambwira bati audio yarabonetse, shaka time ushake amafaranga niba hari ayo bari gukontribuwa tujye gukora video, ndaheba. None Bruce Melody yaravuze ati njyewe theBen ubwo ngubwo n'ubundi nabishaka tuzayikora, natabishaka n'ubundi it's alright. Nanjye kuvuga ngo natuzi yambomeraga ariko siko yavuze. We yavuze ati na theBen ukuntu bimeze rero, project yo yari hari twayisezeranyije abanyarwanda nubwo byanze. Ubwo ngubwo ikibazo si kiri kuri njye, ikibazo kiri kuri theBen. Ubwo rero abantu mwari mutegereje indirimbo ya Bruce Melody na theBen, mutegereze nyine igihe theBen azafatira umwanzuro akavuga ati rero noneho ya majwi yawe twafashe nanjye nongereye amanjye, dore audio yabonetse, reka tujye gushutinga video. Ubwo rero bazatubwira. Hanyuma nkivuga kuri ibyo ngibyo, ndagira nkubwire ko na Bruce Melody yanatangaje yuko afite umushinga wo gusohora album muri uku kwezi kwa gatanu. Ni album nawe amaje iminsi ateguza abantu, akababwira ati njyewe iraje vuba, ariko minsi yatambutse nko mu byumweru bibiri nibwo yavuze ati njye album yanjye izasohoka mu kwezi kwa gatanu ku itariki tuzamenyeshwa. Ni ukuvuga ngo theBen we nawe hari album yadusezeranyije guhera 2018 ni ukuvuga ngo niba nibeshye imaze imyaka irenga 4 tuyitegereje. Ni ukuvuga album ya theBen yo ntaranatubwira ngo bimeze gute. theBen abantu bamaze n'iminsi bavuga bati waduhereje umuziki ko tugukunda ko tugufana, kuri mu bahanzi batatu hano mu Rwanda twemera, why not tutari kuduhereza ibyo twifuza. Minsi yatambutse bateye induru baravuga bati theBen dukora indirimbo, theBen dukora indirimbo. Akora indirimbo
yitwa Forever y'ubukwe ayitura umugore we bita Pamela. Natwe turayiprofita turayumva turayireba kuko n'ubundi tumufana turi abafana biwe, natwe ubwo yari iyacu. Bamwe bagiti muri shoka bakavuga ngo none se ngo mwebwe murumva indirimbo y'abandi n'ubundi yayituye Pamela, ntabwo ari mwebwe yayituye. Ubwo rero ngo twebwe nk'abafana dukeneye indirimbo yawe theBen. Abantu bakibaza bati se theBen arongera kudutamo indirimbo ryari? Ntawamenya kuko cyane cyane ko theBen we akunda gukora ibintu byiwe yiturije. Dutegereze wenda anytime ashaka kudutamo indirimbo. Hanyuma amagambo yambanye menshi ariko sinanitaba telefone ngo numve niba turi kumwe. Reka nsabe ku buhanga bw'ibyuma dushyiremo telefone nk'eshatu, hanyuma ndaza no gusoma ubutumwa bugufi bwanyu, ubundi tugendana 5 kuri 5. Ibintu bimeze neza cyane. Ku murongo wa telefone, allo? Allo? Yes. Undi hi. Hi. Mezute? Meze neza, aho mezute? Nanjye meze neza. Ninde tuvugana agana he? Ndi Musambira nkaba nizifana. Okay, Nana, ikaze kabisa muri iStars Show. Twishimiye kukufatisha bwa mbere. Nanjye ni amahirwe. Ego. Hanyuma Nana? Mugoro wawe umeze ute? Mugoro wawe umeze ute? Umeze neza mo gake. Kubera icyari gake mukobwa mwe? Ako si. Nawe ntabwo ubizi? Nanjye ntabwo bizi. Okay, noneho mbwira karirimbo mite nkagushyiramo mu kanya gatoya cyane gatuma umugoro wawe umera neza. Cyaka. Sumudatori yewe. Gira vuba, gira amahitamo ya hafi n'abandi twumve uko bari butubwire. Cyaka agasinye. Agasinye ya Ariel Wise? Yego. Okay, reka bakadushakire kabisa karaza mu kanya gakurikiwe n'akaririmbo gakurikira akaririmbo C'est la vie ka Social Mura. Merci, mugoroba mwiza. Sawa. Uyu nguyu yari yagize ati nitwa Chris Mwampaye song yitwa C'est la vie ya Ivan Impano afatanyije na Social Mura, ndaje mpite nkaguhereza nonaha ntabyo gutinda. Uyu nguyu yagize ati hello Pasi ni Sara, turi kumwe 5 kuri 5. Ati bro turakwemera, nanjye ndabemera cyane kabisa, thank you so much Sara. Hanyuma indi telefone, allo? Allo? Yes. Agasinye ni ya Ariel Wise, ni indirimbo twari twasabye n'umukunzi wacu uhereye Musambira mwita Nana kabisa, nizere ko yagushimishije cyane. Hanyuma mukanya gashize nakubwiye nti dufite debato y'abahanzi batari abanyarwanda. No kuvuga ngo mu minsi yatambutse nagwereje debato y'abahanzi kazi b'abanyarwanda, ubasha guhitamo umwe, tuza kubona uwegukanye debato y'icyo gihe. Ejo bundi nabwo naguhereje debato y'abastari 4 ba hano mu Rwanda, ngushyiramo theBen, ngushiriramo Bruce Melody, ngushiriramo Meddy, ndetse ngushyiramo na Tom Cruise. Biza kurangira Meddy abaye wa mbere, akurikirwa na Melody, aza gukurikirwa na theBen, hanyuma aza gukurikirwa nawe na Tom Cruise. Hanyuma debato y'uyu munsi navuze ntireka tuzane noneho abahanzi b'abanyafrika, tuzane abahanzi bakomeye hano muri Afrika, by'umwihariko tujye duhera n'iwacu kugira ngo byibuze tubanze tumenye ese bundi dukunda baye. Hanyuma ku mwanya wa mbere dufiteho Diamond Platnumz, muramuzi cyane guturuka mu gihugu cya Tanzania. Uyu nguyu tumufiteho n'amakuru menshi turi buze kumuvugaho. Hanyuma ku mwanya wa kabiri dufiteho Burna Boy nawe ari mu bantu bazamutse mu gihe gitoya cyane, by'umwihariko mu mwaka wa 2019 nibwo indirimbo yakoze zakunzwe cyane. Aza kuza rero mu bantu kuri ubu ngubu twavuga ko ku mugabane wa Afrika kabisa dufite bayoboye kabisa music yo muri Afrika. Uyu nguyu uvuze music ntumushyiremo waba wakisha. Hanyuma ku mwanya wa gatatu dufite undi musore nawe wamenyekanye cyane, amwita Wizkid. Ni umusore ukiri mutoya nawe wakoze indirimbo nyinshi, akoze amahit menshi cyane. Uyu nguyu niwe twaje gutereka ku mwanya wa gatatu. Hanyuma ku mwanya wa kane nanone murabizi ntabwo twabura gushyiramo mwene Adeleke bamwita Davido, nawe muramuzi, nta n'impamvu yo kwirirwa tuvugaho byinshi. Nawe ni umuhanzi ukomeye cyane, mu minsi yatambutse yaje no mu gihugu cy'u Rwanda, uretse ko na Diamond Platnumz nawe yahaje.
hanyuma abo ngabo nibo bahanzi dufite muri The Battle. Uraza guhitamo umbwira uti njyewe bitewe nuko mbakunda cyangwa se bitewe nuko mbabona, bitewe n'ibikorwa byabo, ndabona njyewe umuhanzi nashyira ku mwanya wa mbere n'uyu nguyu, si uyu nguyu, ndashyiraho ku mwanya wa mbere kanaka, kuwa kabiri gutya, kuwa gatatu gutya, kuwa kane gutya. Niyo mpamvu ndi bwakire telefone yawe, niyo mpamvu ndi busome message yawe, niyo mpamvu turi bubane mu kiganiro Stars Show, turi guhanahana ibitekerezo kugira ngo tutaza kubera tutaza kuvuga tuti uyu nguyu niwe urenze undi kandi tubeshye, si byo se? Hanyuma mfite n'andi makuru menshi kuri Diamond Platnumz, nk'uko nari maje kubikubwira. Mu minsi yatambutse twabonye ko yatandukanye na Zucu bitewe nuko yari yamubonanye nyine yakomeje kuvugwa n'undi mugore. Hanyuma Zucu agira atya ajya gukora igitaramo, Diamond Platnumz aravuga ati ariko si ubundi why not njyewe ntagenda ngo musange ku rubyiniriro musabe imbabazi, mupfukamire. Diamond niko kugenda arapfukama asaba imbabazi, aravuga ati rero mukundwa, mbabarira ndakwinginze dusubire mu rukundo, dore kuri Saint Valentin narakunejeje. Hano nari ndi kukwereka amashusho y'ukuntu byabagendekeye kuri Saint Valentin, kabisa bari mu bantu baryohewe na Saint Valentin n'umunsi w'abakundanye. Hanyuma Diamond rero, Zucu ni nyuma yuko yaramaje kugenda abwira amagambo abafana biwe, ababwira ati njyewe umutima wanjye nawuhaye imbwa iraburya. Ibaza ariko kwita umuntu mwakundanye ngo ni imbwa, bana nyagasani. Ariko Diamond ntibimuca intege, akavuga ati njyewe icyo wanyita cyose ntibiri bumbuze kugupfukamira. Aramupfukamira. Hanyuma mu makuru mfite nuko mu kanya kashize nahoze mbona Zucu yari yavuze ati rero kubabarira umuntu mwakundanye mu gashwana biba bisa nkaho uba umenya ikirahure ugashaka kugiteranya. Byanze bikunze ntabwo icyo kirahure nubwo wagiteranya ntabwo wakinyweramo kikimeze nk'uko cyari kimeze. Akajya yinyuza aho ngaho avuga utuntu mu migani, ariko amakuru mfite kuri ubu ngubu nuko bombi bamajije gusubirana, niba atari n'agatwiko nta nubwo tuba tubizi, kuko sinibaza ukuntu abantu batandukana mu minsi ngahe nyuma ngo umwe ngo yisundi imbwa, undi ngo nta kibazo ngo ndiyo ngo ari kumbabarire. Iyo ntabwo ngiye mba mbyiyumvisha, ariko amakuru ahari nuko nyine kuri ubu ngubu kabisa bamajije kuba basubirana. Buriya hagize igiduka twababwira ngo Diamond Platnumz kabisa. Hanyuma hari abantu benshi bagiye badusaba indirimbo, niyo mpamvu ngiye kubanza nsabe ku buhanga bw'ibyuma. Hari indirimbo yitwa Jugumira, niyo umuhanzi bita Philipita yahurijemo Chris Easy ndetse na Kevin Kade, bahita Jugumira. Ni kuri YouTube channel ya Chris Easy. Reka tubanze tuyirebe, hanyuma tuze kugaruka mu kanya gato cyane n'ikiganiro Stars. Gende pass. Hanyuma muri The Battle nandi kukubwira abahanzi bane bo muri Africa bashobora kuba bahiga abandi, bashobora kuba baruta abandi, bashobora kuba bakunzwe kurusha abandi. Twavuzemo Diamond Platnumz, tuvugamo Burna Boy, tuza kuvugamo Wizkid, tunavugamo Davido. Abo ngabo ni buri gutora ukambwira uti njyewe ndabona uri ku mwanya wa mbere n'uyu nguyu, uri ku mwanya wa kabiri n'uyu nguyu, uri ku mwanya wa gatatu n'uyu nguyu, uri ku mwanya wa kane n'uyu nguyu. Hanyuma ntabwo nakwibagirwa ko tuba dufite abaterankunga b'ikiganiro. Dufite John Otoyekore, aho bakwigisha gutwara imodoka ku giciro gito cyane, ukaba wabona perime ku buryo bukoroheye ukoze inshuro imwe. Wowe uraza guhamagara 0784208849. bakora hano i Remera ku Gisimenti, bagufashe kwiga imodoka na provisoire byose ku giciro gitoya, kandi umwihariko wabo nuko boba amasaha ubahaye niyo babonekera. Nukuvuga ngo bo ntago bakubwira ngo noneho ngo wowe nguzaze saa 10 ngo saa 10 nizirenga bo barakubwira uboneka ryari mukiriya mwe, uboneka ryari. Hanyuma ibintu bikagenda neza cyane, ariko nanone ntabwo nabura kukubwira ko ukeneye kwambara neza. Ibi bintu mpora mbivuga, ukeneye kwambara neza muri iyi generation, muri iki kinyejana turimo, gana Wizboy Shop. Bakora hano i Remera munsi ya control technique, umanuka ku gahanda kajya Nyabisindu, cyangwa se niba kujya yumva bikunaniye, niba wumva ukeneye ko bagukorera delivery ku buntu,
uze guhamagara 07 83 40 132 0783 babita Wizboy Shop baze kugufasha kuberwa wambare neza cyane. Hanyuma ndaza no kukubwira ko ukeneye gukora video production, music production, ukeneye kwiga gitari, ukeneye kwiga gucuranga inanga, piano n'ibindi ndaza kukuyobora muri Future Focus Academy. Abangaba bakorera nabo hano i Remera mu Giporoso hafi no kuri KFC. Nabo ndaje ngushyiremo publicité yabo kugira ngo noneho bo bagusobanurire byimbitse. Hanyuma dufite brand new songs bazasohotse, dufite trending news, reka tuze tuzishyiramo mu kanya, ariko tubanze twumve iyi publicité ya Future Focus Academy. Njyewe ndaza kugaruka mu kanya. Kuri wowe ushaka gutyaza ubwenge ugahinduka umunyamwuga nyawe ku isoko ry'umurimo, Future Focus Academy turi hano ku bwawe. Muri Future Focus Academy tugufitiye amasomo y'ubumenyi ngiro yagufasha kwihangira imirimo mu gihe gito mu mashami nka video production and filmmaking, photography, graphic design, creative art painting, music production, harimo kwiga gitari, piano, ingoma ndetse n'amahugurwa mu bijyanye no kuririmba, software development, mobile app development hamwe na computer training. Muri Future Focus kandi dutanga stage ku banyeshuri n'abandi bose babyifuza. Si ibyo gusa kandi kuko Future Focus Academy ifasha abanyeshuri bari mu biruhuko gukomeza kwiyungura ubumenyi. Dusura aho dukorera i Remera mu Giporoso hafi na Feruje iruhande rwa KFC. Wanaduhamagara kandi kuri 07 88 51 88 45. Iyi bamwita Shafi bakubwira bati dukundane ntawe uzi ibyacu. Aka ni akabanga ka babiri nta wa gatatu. Uyu muhanzi aka karimbo ke turakarebye mpita nibuka inkuru maje gusoma mu kanya ku Nyarwanda ivuga iti abantu batinda gushaka baba bari kwiyongerera ibyago cyo gupfa vuba. Nkaho utarubizi rwose gushakashatsi ni ikigo nta reka ndebera ni ikihe ikigo cyabitangaje, ni ikigo cy'abanyamerika cyitwa NIH, National Institute of Health. Yaravuze ngo umuntu katinda gushaka cyangwa se uko amara imyaka myinshi ari mu bugaragu niko bari kwiyongerera ibyago byo gutinda gushaka. Naga kuri nsomye noneho mbihuje niyo ndirimbo nayo maje kureba abaga ntekangira abantu inama. Hanyuma turi kumwe na debato y'uyu munsi, turi kumwe n'abahanzi bane, dufitemo Diamond Platnumz, dufitemo Burna Boy, dufitemo Wizkid, dufitemo na David. Wari urimo uratora ukambwira uti uri ku mwanya wa mbere n'uyu nguyu. Abenshi mwanditse ubutumwa bugufi, reka mpe n'umwanya n'abahamagara nabo batubwire uko bari kubyumva. Reka badushyiraho telefone nk'eshanu twumve, hanyuma duhite dusoma n'ubutumwa ku murongo wa telefone. Hello? Yes. Hello? Ndakumva neza, umeze ute? Hi, umeze ute? How are you? Ni sawa kabisa. How are you? Umeze neza. Yego, ninde tuvugana iragana he? Ni Jose. Jose. Arame. Debato y'uyu munsi wayibonye? Ngiye? Debato y'uyu munsi wayibonye abahanzi dufite? Yego. Wowe washyira ku mwanya wa mbere ninde? Diamond Platnumz ku mwanya wa mbere. Yego. Hari akaririmbo kese ukunda ngo tukaguhe? Cyane nyinshi cyane. Nguhe akahe? Enjoy. Zahanga zose mabona ibyo tunamenya kubishobora bitanze. Okay, noneho njyewe nkuhitiyemo iyo yakoranye na Drax yitwa Enjoy. Okay, nari nyine nari ndakagusubiza. Okay, urakoze cyane. Uyu nguyu yagize ati hey Pasi ni Josiane Musanze wampaye akayobe ya Manic na King James. Uyu nguyu yagize ati bonsoir. Ese upfana iki na Chris Easy? Aya ntacyo pe. Ati nubibashume song ya Jay Polly turaza kureba kabisa. Hanyuma uyu nguyu yagize ati hero ni cyuzuzo kinyinya twa ikaze wampaye akarimbo kitwa ndokose ya Marina. Allo? Umeze ute musaza? Meze neza brother, umeze ute?
natwe tumeze fresh ni pateni Rubavu. Aha, i Rubavu kabisa, ndatekereza ibintu bimeze neza. Ni ibintu ni munange kabisa, turabareba hano turabakurikiye turabemera byata. Sasa nanjye ndabemera abantu b'i Rubavu, nizere ko kakabeho turi kugacyaha gake gake. Akabeho ubwo karahari ariko ntabwo ari kenshi cyane muba mwadushyuhije ibintu ari neza. Noneho mu kanya gatoya naje ngushyiremo uturirimbo nka dutatu twikurikiranya, wowe umekinge sure ko wahagurutse. Na Bana Boy kabisa. Bana Boy hejuru cyane. Bana Boy na wa mbere. Urakoze cyane bro, reka twumve n'abandi. Sawa. Uyu nguyu yagize ati Bana Boy niwe wa mbere yaho ni ku butumwa bwa WhatsApp. Uyu nguyu yagize ati hey brother from at Platinum, njyewe mbona ibye ari agatwiko man, ni bya bindi bya gistar. Byanashoboka kabisa, nabyo nababwiraga mu kanya. Allo Pasi. Yes bro. Meze pasi. Meze neza cyane kabisa, wewe meze ute au? Habari zako? Nzuri sana, ni nzuri. Nagukurikiye nako cyangwa nkunda kwimura telekomande banayizi. Ako se ubundi ubu wakwimura utarebye iStars ushoboka jya he? Watwikiye kabisa. Noneho bro, mbwira akazina kawe nawe uherereye. Ni wubahwe ni Janvier mu murenge wa Mugana. Noneho Janvier. Yego. Debato twashyizeho uyu munsi wayibonye? Nayibonye. Wizkid ni number 1 tu. Wizkid umushyize ku mwanya wa mbere, imbere ya Bana Boy, imbere ya Davido, imbere ya Diamond Platinum. Cyane rwose. Umusa. Wizkid wa mbere, Diamond Platinum kabiri. Na sana umusaza. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma urakoze. Hanyuma reka nsuhuze Sam Kwizera kabisa aho uherereye. Uri umucuruzi w'ibyango, uzaduhe nimero yawe nawe tujye tuyibatamo. Uyu nguyu yagize ati hey nitwa Kevin, ku mwanya wa mbere ni Davido. Uyu nguyu yagize ati hello brother, njye umuhanzi mbona ubinkorera ni Diamond Platinumz. Uyu nguyu yagize ati hey ni Akbar Rubavu, njye ni Simba ntambana. Ubwo we yavuze Diamond Platinumz, ahita anasaba indirimbo yiwe yitwa Nanzaje. Hanyuma ku murongo wa telefone. Allo Allo ndakumva neza, ninde tuvugana? Hi. Nowera. Umeze neza? Ntabwo turi kumvikana. Uyu yagize ati hey ni Pateni Rubavu, turabakurikiye kandi turabemera, natwe turakwemera cyane Pateni. Hanyuma yavuze ati Bana Boy niwe wa mbere, urakoze cyane. Hanyuma ndi gushaka kuzamura message nyizamurana na telefone. Ku murongo wa telefone. Allo Yes. Ndaguhamagara ngo ndagenda kufatira. Ntabwo nagukupye, ahubwo nuko ku murongo wa telefone haba hari abantu benshi. Hanyuma ninde tuvugana uhereye agana he? Nowera. Debato wayibonye se? Nayibonye. Wowe uri kubona impaka uramutse ugiye kuzica wazica gute? Diamond Platinum uzamutereka ku mwanya wa mbere. Hanyuma se uri kubona koko we na Zucu bizavamo cyangwa ni bya bindi bitajya biramba tubatega iminsi? Bizacamo, ahubwo byaraciyemo cyane ahubwo. Byaciyemo se buriya bamaze iminsi bakomanya amahembe? Nowera. Cyakora wambaye neza. Thank you so much. Hanyuma uyu nguyu yagize ati wa mbere ni Diamond Platinumz, ni Grace igitangaza. Hanyuma ati mwampaye indirimbo yitwa Like You, yanditse Like You, ni Like You ya Kevin Kade. Hanyuma ubutumwa bugufi na telefone reka tube tubirekeye ahangaha. Hanyuma kubera ko ngufite amakuru menshi cyane, reka tubanze twumva aka karirimbo manuke nyakubwira tunafata n'umwanzuro. Zamuke n'aka karirimbo. Ariko niba kataraboneka
ntabwo nabura gusoma ubundi butumwa byibuze nka butatu. Uyu nguyu yagize ati sha Pasi ni Kirezi ati ko message yawe irafatanye ati barakoma ubwo ninde yavuze ati ko bigoye bose barakoma nje ndumva yaba Banaboy wampaye fine ya Juno na Shemi murakoze cyane. Okay, fine adusabye n'indirimbo cyashya ya Shemi yafatije na Juno Kizigenza. Nkubwira ko yazisoranye n'indirimbo ebyiri, yayisoranye na remix ya Peace of Mind, ariko kubw'ubwumvikane bukeya n'umuntu wamukoreye amashusho baza kuzikura ku rubuga rwe rwa YouTube. Ubu ngubu tuvugana ntabwo indirimbo Peace of Mind, reka nze ndebe, ntabwo indirimbo Peace of Mind ya original iri kuri YouTube channel ya Shemi. Byagenze bite? No kuvuga ngo abenshi mwagiye mwumva abantu bagiye bakoresha indirimbo ahantu runaka, ugasanga ntibishyuye abaproducer, ugasanga rimwe na rimwe ntibishyuye ababafatiye amavideo, ugasanga ntibishyuye abadirectors. Nuko nguko byagenze kuri Shemi, ngo abantu umuntu wabakoreye indirimbo ntabwo bigeze bamwishyura, niko guhita afata umwanzuro aravuga ati noneho izi ndirimbo nimuzikureho tubanze dukiranuke. Na nyuma yuko hari indirimbo tugiye gushyiramo mu kanya bita Akayobe ya Manike, umuntu wayibakoreye bamwita Ibya nawe yaratangaje ati ngewe nihashira icyumweru batanyishyuye njya bafatiye amashusho, njya beditingiye, nihashira icyumweru batanyishyuye amafaranga yanjye yose nabo nzabakorera. Nk'ibyo byose biri kugenda biba. Ikintu nababwira rero bantu muri kugenda mukoresha indirimbo, bahanzi mugerageze mwishyura abantu baba babakoreye, kuko nabo baba bavunitse kandi nicyo kiba kibatunze. Ubwo niba ukoresheje indirimbo ukabona igize miliyoni views ukaba utarishyura umuproducer wayikoze, ntabwo kabisa aho ngaho twagendana. Hanyuma reka tushyiremo akaririmbo kamwe uko narimaje kubikubwira, turahita tugaruka mu kanya. Ikiganiro cyo ni iStars Show. Bamwita Ariel Ways akubwira ati wowe gusa ni indirimbo nshyashya, ni indirimbo yakoranye video n'ababyeyi be. Ntabwo ari kenshi bigaragara ko umuhanzi yifashisha bamwe mu babyeyi be kugira ngo ashyire igihangano cye hanze, kugira ngo bamwemerere biba ari danje. Akenshi tuzi ko abahanzi ubundi yagiye mu muziki hari uwo babwira bati ibintu wibijyamo ibintu, noneho baze kubwira umubyeyi ati ngwino muri video yanjye, ariko hari abaramaje kuba proud kabisa avuga ati ibi bintu biragutunze kandi bizanakugeza kure. Ni Ariel Ways rero yakubwiye ati wowe gusa niwe utugejeje ku isaha y'isa 3:11. Hanyuma mukanya narimaje kukubwira ko indirimbo za Shemi zari zakuwe ku rubuga rwa YouTube, ari Peace of Mind remix, ari Peace of Mind yabanje, ariko kugeza ubu ngubu bamaje kuzisubizaho kabisa. Ubu zasubiyeho wajyaho ukazireba. Ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo yakoranye na Juno Kizigenza. Mu kanya gato twari tumaje no kukwereka file zose ni nziza kabisa. Hanyuma uyu muntu ngiye kubabwira aho twamumenye kera mu myaka yo hambere muri za 2005 muri za 2004, abantu benshi bari bamuzi 2007 gutyo. Bamwita Dr. Claude. Dr. Claude yari amaze iminsi atari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko yafashe umwanzuro avuga ati noneho ngewe niba narakunzwe, kubera iki ntasubira mu Rwanda ngo nongere nsusurutse abanyarwanda? Kubera iki ntakongera nkakora muzike nk'uko byahoze, noneho ibintu bikagenda neza nkatanga ibyishimo mu Rwanda? Uyu muhanzi rero wamenyekanye by'umwihariko mu myaka yatambutse, ari muri management yitwa Malumba Entertainment ya cyase ni label yashinzwe n'umurundi bita n'ubundi Malumba. Rero uyu yamajije kuba yatubwira ko yagarutse muri game. Mu kanya gato nari ndi kuvugana na Malumba atubwira ati dufite n'indirimbo ya gospel. Muri iyi minsi kabisa ngo mwitegura indirimbo ya gospel iri bugarure umuntu bita Dr. Claude mu gakino, imugarure imbere y'abafana biwe. Ariko nanone mu minsi yatambutse yari yatangiye kugenda azenguruka mu tubyiniro tumwe na tumwe, ari kugenda asusurutsa abantu, akora bitaramo agira ngo yibutse abantu.
ngira ngo murabibona amashusho ariko reka badushyiraho amasegonda makeya mwumve niba akinafite forume muhite mumbwira niba kabisa agiye kongera akadusubiza muri mood ya 2007 cyangwa se ya 2009 gutyo cyangwa se niba yakwiyicarira ariko ndifuza ko yakomeza umuziki kabisa. Dr. Claude yaradushimishije cyane yaratunejeje. Reka tubanze turebe ako ka video n'amasegonda 30 hanyuma ngiye ndahita ngaruka mu kanya gato cyane. Turi kubona kabisa arimo aragenda agerageza kwigarurira imitima y'abantu. Kuri ubu ngubu ari muri lebo yitwa Marumba Entertainment ndetse banabashije kudutangariza yuko agiye kugaruka n'indirimbo nyinshi cyane non stop ariko bakahera ku ndirimbo ya gospel iri busohoke muri iki cyumweru. Sinakubwira rero kindi kuri Dr. Claude nuko kuri ubu ngubu twari tuzi ko mu minsi yatambutse yari ari mu bihugu byo hanze tukavuga ati tungu ntituzongera kumubona. Bamwe bakanavuga inkuru zitagiye zishimisha abandi bakavuga ngo ashobora no kuba atakiriho kubera ko atagaragaraga ariko icyo nakubwira nuko Dr. Claude ubu ngubu yagarutse muri entertainment nyarwanda nuko yagarutse muri muzika nyarwanda. Wowe wari umukunzi we ongera wibutse indirimbo ze ubundi utegereze indirimbo ya gospel batarabasha gutangaza izina ryayo ariko ngo naryo turaza kurimenya vuba cyane. Hanyuma uyu nguyu reka tube tumuretse mubwire ko twari turi muri the battle turi kuvuga abahanzi bane ba hano muri Afrika wari gutoramo umwe muri bo ushobora kuba hagarariye abandi. Twari dufitemo Diamond Platinum, twari dufitemo Burna Boy, twari dufitemo Davido, twari dufitemo na Wizkid. Reka babanze batwereka amafoto yabo niba akiri hafi tubanze tugende tubiyibutsa ariko ndatekereza mwebwe muba mubazi no kundusha. Hanyuma gutora byo biracyakomeje. Uraza kunyandikira kuri 0780449454 ubutumwa bugufi cyangwa se WhatsApp ariko nanone ndagufata kuri telefone. Niyo mpamvu ngiye gufata telefone nk'eshatu twumve uko bimeze hanyuma tugaruke mu kanya gatoya tubara amajwi. Reka badushyireho umurongo wa telefone. Allo, mu gihe umurongo wa telefone batarawushyiraho reka turi kugenda twibutsa uyu nguyu bamwita Diamond Platinum cyangwa se Simba. Uyu nguyu mu minsi yatambutse mu mpera za 2023 yari hano mu Rwanda ari gutaramira abari bitabiriye ibitaramo byari byarateguwe hariya muri BK Arena. Hanyuma ku mwanya wa kabiri reka badushyirireho ifoto y'undi muhanzi bamwita Burna Boy. Burna Boy nawe mwaramumenye cyane ntabwo araza mu Rwanda kuri ubu ngubu ariko nawe ari mu bahanzi bari muri the battle y'uyu munsi. Ku murongo wa telefone. Allo, allo, allo. Yes. Hi, baby. Hi. Umeze neza. Umeze ute? Nanjye meze. Ninde tuvugana heragana he? Ni Anje. Ni Anje uheragana he? Umuhanga. Okay, Anje the battle y'uyu munsi urayibona gute? Ndayibona neza. Hituhitamo umuhanzi ubigukorera twikomereza. Bamwita. Umbwiye? Bamwita. Ni. Right, reka dukomeze. Uyu nguyu yagize ati ni Poro Imugambazi. Ni Diamond ku mwanya wa mbere. Uyu nguyu yagize ati ni Mesha Diamond number 1 kabisa. Ati ntamo iyo bita Shu. Uyu nguyu yagize ati bise wa indirimbo ya Kendo yitwa Tabasamu. Allo. Allo? Yes. Isala. Umeze ute? Meze neza. Uherereye hagana he kuri uyu mugoroba? Kuri uyu mugoroba uri kutureba uherereye hagana he? Merere Kabarore.
Kabarore harya buriya ni mu Mutara? Yego. Mu mata? Yego. Nawe warayanyoye se? Cyane. Okay, noneho niba waranyoye amata bivuze ko ujya wumva n'umuziki cyane. Muri abahanzi bane dufite, ninde uri bushyire ku mwanya wa mbere? Burna Boy. Burna Boy kabisa #1. Hanyuma urakoze cyane. Yego nawe. Sawa sawa. Ikiganiro cyo ni iStars Show dukomeje gukurikira. Reka tubanze twumve uturirimbo nka dutatu mbe nabara amajwi yanyu kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane. Ubundi ndahita ngaruka ngutamo umuntu wabaye uwa mbere muri iyi debate y'uyu mugoroba. Wowe ntuve kuri televiziyo yawe. Ikiganiro cyo ni iStars Show nk'ibisanzwe. Njyewe ndi pa. Enjoy kabisa, nizere ko ibashimishije cyane. Hanyuma mu gihe turi kugenda tugana ku musozo, reka nkwibutse ko twari dufite debate y'abahanzi bane. Noneho ubu ngubu nkeneye umuntu umwe babiri bagiye kuraguza umutwe, bavuge bati noneho ngewe bwa nyuma na nyuma ndabihamije uyu nguyu niwe uje ku mwanya wa mbere. Reka ariko mu gihe tugiye kwitaba telefone ebyiri, reka babe banadusubirizamo amafoto yabo. Harimo Diamond Platnumz, harimo Burna Boy, harimo Wizkid na Davido, nibo wari uri gutora. Reka batushiriremo amafoto yabo bongere barebe, hanyuma amanota yabo yo twayabaze. Uwatsinze yagaragaye, uwamuje inyuma yagaragaye, ariko reka nakire telefone yawe wowe wiyizeyeho ko ujya uragura bigakunda. Hanyuma nyivuga ku bintu byo kuragura, reka maze nitabye telefone. Halo? Meze bite mutara? Ni fresh brother, aho meze ute? Nanjye meze fresh. Aha, turavugana nandi uhereye ahagana bro? Mizo merereye hano i Remera. I Remera ubwo nahagana he? Hano hafi? Hano mu mujyi wa Kigali ni Urucabana. Remera ndahazi, ahubwo nakubazaga karitsiye. Karitsiye ni he? Karitsiye. Hano Nyabisindu. Nyabisindu ndahabona kabisa. Noneho ujya uzamuka gatoya ahantu bita kwa Wizzy Boy Shop, baragutama icyangwe kimeze neza cyane. Nanjye niho njya mpahera ku giciro gito cyane. Ni Urucabana mba namukurikiye. Kabisa bro. None se iyi debate y'uyu munsi wowe bitewe n'uko wabibonesheje amaso yawe, ngaho ca impaka uvuga uti ngewe kanaka mushyize ku mwanya wa mbere turebe. Njye ni Urucabana Diamond mba namuteretse ku wa mbere kabisa. Bamwita Simba, tumushyire ku mwanya wa mbere. Mba nahamuteretse n'Urucabana musaza. Okay, reka twumve undi umwe, hanyuma turaza tuvuga ibyo amajwi yanzuye. Sawa umusaza. Hanyuma nkiri kuvuga ngo abantu baraguza umutwe, nibuka ko bamwita Harmonize. Mu minsi itambutse uwitwa Diamond yaratashye abona agacuramiwe. Aravuga ati sibi ni ibiki noneho? Bamwe baravuga bati uramenye ntukice, ashobora kuba ari ibintu nyine by'ibiterekerano, bati ntukice. Noneho Halo? Yes. Halo? Ndakumva neza. Ninde tuvugana biragana he? Umeze bite? Ni sawa. Ninde tuvugana? Anita. Hanyuma iyi debate uri kubona umuntu uri buze ku mwanya wa mbere ari nde? Umuntu uri buze ku mwanya wa mbere ni Diamond Platnumz. Urakoze cyane, reka turebe. Okay. Hanyuma nandi kukubwira telefone, reka tube turekeye aho ngaho. Nandi kukubwira ko Harmonize yaje kwigamba ko yaravuze ati rega ngewe ninjye gacurama gakuru. Abantu benshi bahita bavuga bati burya bwose se Harmonize asigaye ajya mu bapfumu, niwe wohereje agacurama kwa Diamond. Biza kuba birebire, ariko mu minsi ishize nanone Harmonize yaje kuvuga ko kabisa akwiye kongera akiyunga na Diamond, bakongera kabisa bakaba umuntu umwe, noneho bakaba bakora ibintu byiza cyane. Ibaze noneho turamutse tubonye n'indirimbo ya Harmonize afatanyije na Diamond, byaba ari igitangaza kabisa. Hanyuma twari dufite debate yarimo abantu bane, Diamond Platnumz, twari dufitemo Burna Boy, twari dufitemo Wizkid, twari dufitemo Davido, ariko ndagira nkumenyeshe ko bitewe n'amajwi y'abakurikiye iStars Show bagiye bakomeza kugira menshi cyane,
twaje gusanga umuntu uri ku mwanya wa mbere bamwita Diamond Platnumz. Uyu ni umusore wo mu gihugu cya Tanzania umeze neza cyane, umaze n'iminsi avugwaho inkuru nyinshi harimo n'izuko yagiye atandukana n'umukunzi we Zucu bakongera bagasubirana, ibyabaye ex be n'ibindi abana be byinshi byamuvuzweho. Ariko kuri ubu ngubu kabisa niwe waje ku mwanya mbere muri debate yo kuri uyu mugoroba, aza kuza akurikiwe n'ubundi na Burna Boy. Uyu nguyu nawe ni umuhanzi wo mu gihugu cya Nigeria umeze neza cyane. Umuntu waje ku mwanya wa gatatu rero bamwita Davido nawe ari mu bantu bahenze kuri iyi si ya rurema, kubera ko kugira ngo ukorane indirimbo nawe byibuze uba ugomba kuba ufite byibuze miliyoni 80 kugira ngo ukorane indirimbo nawe. Ayo nayo kumuha udashyizemo kuri bukoreshe video ihenze. Ni ibintu biba bikaze cyane kabisa. Uwo niwe waje ku mwanya wa gatatu. Hanyuma ku mwanya wa kane dufiteho Wizkid, nawe ni umusore ukiri mutoya cyane wo mu gihugu cya Nigeria, nawe kabisa yarari muri The Battle ariko aje ari ku mwanya wa kane. Hanyuma ndashaka kukubwira ko The Battle aba ari akagaruka buri munsi wa kabiri dukora icyo bita The Battle. Tuba tugufite indirimbo zagiye zikundwa, tuba dufite indirimbo nshyashya tukaza tukazikwereka tukakubwira ati noneho wowe icagurire utubwire ngo bimeze gutya. Hanyuma hano uko byari bihagaze kabisa, reka nibutse abantu ko turi kumwe na John watoye kore aho bagufasha kwiga imodoka mu gihe gito cyane kandi ku giciro gito cyane. Ariko nanone bakorera hafi hano i Remera, hafi no ku Gisimenti. Ubakeneye waza kubahamagara kuri nimero yabo cyangwa se ukabagana ku mbuga nkoranyambaga zabo. Bakoresha John watoye kore cyangwa se ukabahamagara kuri 0784478849. Turi kumwe na Wizboy Shop. Wizboy Shop baraza kugufasha kwambara neza cyane usirimuke ku giciro gito cyane. Bakorera hano munsi ya control technique kuganda kajya Nyabisindu iburyo. Uri kumanuka ugaba ari iburyo, uri kuzamuka bari ibumoso. Hanyuma ni Wizboy Shop, bagufite imyenda myinshi igiye itandukanye, inkweto z'ubwoko bwose. Wowe bagane ubahahire, bagufite na delivery. Iyo ushatse urahamagara ukababwira uti ngiye nkeneye agakweto kameze gutya, mukankirire hafi aho ngaho mukanzanire bakagushyikiriza iwawe rwose gafite umutekano, ukabishyura amafaranga makeya, ibintu bikagenda neza cyane. Nta kindi uri buze gukora, uraza kubakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo, ni Wizboy Official, cyangwa se ubahamagare kuri nimero 0783400132. Resubiramo 0783400132. Ubwira ko kwa Wizboy Shop n'umwihariko wabo bafite nuko bafite abantu baba bagufasha guhitamo imyenda. Bafite umuhungu bita Brave kabisa, arakubwira ati wowe iki cyangwa cyakubera, wowe ni ingano yawe, ndabona uberewe n'ibi ngibi. Umuhungu ufite vibe za danje, muri iyi minsi nawe tuzamutumira kabisa azababwira ukuntu biba bimeze. Ni n'umubyinnyi ukomeye cyane, we anaturirimbire anatubyinire. Njya mubona cyane kabisa hariya munsi ya control technique kwa Wizboy Shop. Hanyuma nanone dufite Future Focus aho bagufasha kwiga video production, kwiga music production, ibintu bigiye bitandukanye. Bafite internship no muri ibyo ngibyo. Bagufitiye nanone promotion y'uko umuntu ugiye gukoreshayo indirimbo utanga inote $5000 ukagura ikarita izamara igihe kigera nko ku mezi 6 ndumva ari yasigaye. Hanyuma ukabasha kuba wakorerayo indirimbo ku ba producer b'abahanga ku $30,000 byonyine. Urumva ibiciro kabisa nabo babikubise hasi. Ni promotion izarangira muri summer. Hanyuma tukubwira ko nakomeje kukubwira ko nka iStars show n'abandi bafatanya bikorwa benshi na Future Focus barimo, ndetse na Izuba Radiant TV mu by'umwihariko muri rusange, harimo competition ya summer promotion artist. No kuvuga ngo we muhanzi uzi kuririmba neza, wowe ujye umpamagara ukambwira ngo none se ngo ko mfite impano, ngo wamfashe iki, ngo none se ngo mfite impano ngo ariko nabuze ubushobozi ngo bwo kuba nakwikoreshereza indirimbo. No kuvuga ngo promotion twabateguriye nka iStars show n'abafatanyabikorwa bacu, uzajya uhatane uririmbe. Niba ari ukuririmba, nubona utsinze mu minsi iri imbere tuzakubwira ibihembo uzajya ubona. Harimo gukorerwa indirimbo za video, indirimbo za audio, ndetse n'ibihembo by'amafaranga. Ibyo byose tuzagenda tubibamenyesha.
ni mu gihe gito cyane kabisa, ni Summer Artist Promotion, nzagenda mbahereza amakuru mu minsi iri imbere. Hanyuma reka ngushimire wowe twabanye guhera ku isaha y'isambiri kugeza amagingo aya. Nshimire Augustave twabanye ku buhanga bw'ibyuma, nshimire ubuyobozi bwa Izuba Radiant TV bwabashije kuduhereza uyu mwanya cyangwa se gutuma izi gahunda zose zibageraho 5 kuri 5. Nshimire nawe wari udukurikiye wicaye mu rugo, wicaye muri salo, wicaye ku muhanda, uri mu kazi, uryamye cyangwa se uhagaze, uburyo wari udukurikiye mu bwari bwose wowe wanditse cyangwa se wowe baturebye kwicecekera. Reka ngushimire cyane mbikuye ku mutima. Njyewe ndi Pasi, ikiganiro iStars Show cyo abari ku wa 2, ku wa 4, ku wa 5 ndetse no ku wa 6 guhera ku isaha y'isambiri, uretse ku wa 5 duhera ku isaha y'isa 3. Turi kumwe na trending news, turi kumwe na brand new songs ziba zarasohotse vuba, turi kumwe n'aya mabato, ibintu byinshi cyane tubateganyirije, muzajya mubibona kuri iyo minsi. Hanyuma njye reka ngushimire, duhure ubutaha.